Kibura mana yanjye nimuze murebe ariko kuki bataza ngo bahurure barebe ndakwinginze anamubura wisakuze ndakwinginze barebe amatako y'umwari yabaye amatangazo ngiye kugushyira hanze ngiye kukwambika ubusa ku karubanda ngiye kugushaka ndakwinginze babarira n'ikintu twakoze nukuri mata igendere nta mugenzi uri hano genda genda cyangwa nawe genda Shoka. Sharu uragende. Sharu je wambaye ubusa. Sharu. Shalon. Ibyo bigwari by'abandi. Nibyo niboneye n'amaso yanjye kuyaka. Uyu mwana ashaka yambaye n'ubandi. Umuze no mu buriri bwanjye. Asohoka nyuma y'imyenda. Iki kivuye uzi vira mu rugo. Sohoka umukurikira. Yirukanse yambaye ubusa. Yamabona umaze gutigisa. Ariko yatigisa mu bigori by'abandi. Njyewe? Yes! Njyewe Lucas.
asohotse yambaye gusa yirukanse sohoka umukurikire mvira mu buriri sohoka fata ibyawe ugendera muri garderobe upaka ibintu byawe ugende Lucas ndagukunda naragukunze ariko sinshaka kugutekerezaho sohoka genda kugira Shalon wanyitondeye genda Lucas genda ndavuze ngo fata ibyawe ugeze ufatira muri garderobe sohoka ugende manzayo watinyutse koko aricaye Oziri nende wapfuye se kandi kumbona wawe serisi shana asi wabo igihe mwanyina mbaya ngiye kinshaka basi ibintu buri gihe nyine muranzibaza wenda we hari amakuru ufite ubundi mbwira papa yari mu ntoki kubera yuko iteka yambujije mama mba muri agashaka kumbwira kandi ni papa wanjye kandi njye ntabwo mwibuka pe maybe wenda kuba kuri mukuru kwirya hari ikintu waba umuzi ntabwo uretse kuzanira ibya papa kandi nkeneye kumenya ngo mbyara bameze uti yari mu ntoki ese twarasaga mwarasaga yasaga nani shaka kubeshya igihe muherukira urumva nakubeshya igihe muherukira nari mfite nk'imyaka hagati y'ine n'itanu gutyo urumva ndari umupeti iyo myaka akenshi nta kintu ntarayitaho ariko uri isura ye basi ica mu maso ariko ajya gusa na cya kigabo gikunda kuza gutesha umutwe mama bari bafitanye akayiwaje ukuntu niwe nakuze mbona hano icyo nicyo kibazo cyawe oya ko nkubajije ibya papa uriya mugabo njye nukaza ndimo ndakubwira ubwire uzi njye niba ushaka ko tugendana umuntu uzi ko mama adakunda ntukamuzemo nyine lesani njye ikintu nshaka kumbwira ngira ati wenda yari umuntu ukunda gusabana gutya yakundaga kwisekera yahoraga ameze gutya uriya mugabo tubireke ikintu nibuka neza ni yahoraga atongana na mwe imaje simbasha kuyikurura fresh ariko umupapa nakuze mbona mw'ibyo bihe yakundaga guserera na mama yahoraga ashwana na mama nicyo kintu nibuka bahoraga uwo mugabo nyine yahoraga ashwana na mwe amakimbirane induru yahoraga ashwana na mama yego ikindi kandi umupapa nibuka yaracumbagiraga vuba wacu yaracumbagirana yego yagenderaga ku maguru ukuguru kwe kwari kwaragize ikibazo nicyo kintu wumva nibuka ese ubundi yakamuzi kuki nta foto ya papa tugira mpamya ko wenda tuvuga nk'urugero nk'amafoto bakora ubukwe tuvuka ese ntabwo ari ko n'ubundi urumva
amafaranga mu muryango wacu bafite ntabwo bagombaga kuba barakoze ibirori amafoto ariko nyimbona amafoto yacu twenyine. icyo kintu nigeze kukibaza Mary yankubise urushyi rwiza rwose bitacika sinakongera kumugirira urushyi yankubise uraseka ubu wanakubiswe yo kuki ntari mari ngo kweri mufashe ngo ikigoryi kandi ubu waragukubise nkugira inama nayo n'ubwo ushaka ntuzigere urihinga umubwire yo kantu karenze umbwire nuko wakubiswe ubu uzanyira akubitwe n'inkuba yagukubise aha cyanga ahangaha mwana wow nongezemo nazanye imiti ngo papanga icyo kibazo naragikubitiwe nawe nushaka ako mama yararakaye byo gusa nyine niba yarakudishye ndamushyigikiye kuko ubundi kubona mama yagukubise shani nishatse kabisa kuko uri umuhungu we w'igikundiro umva ahantu hose uzire niyo rero kubona mama yagukubise aho hantu none inyuma icyo kibazo waza kimwibarije nanjye nkubita ariko urashukana koko mbega urashaka urushyira ukuve urungeho n'abakuzimura nyine ese reka mubaze kutambwiye kuri bya bintu nawe nakwazi kandi uzi usigaye ubeshya kuki reka maze iminsi nifitiye ibisazi muri iyi minsi nyibutse nta kibazo ufite meze neza ndeka meze neza usigaye wibagirwa nyine ni ibintu wansabye se neza kandi bumbaze ikimana kandi urankunda ariko ntabwo ushobora kubimbwira ngo urankunda sister. I love you my sister. I love you too. Okay. Shalon ngiye kwajya ariko uri kurushaho kuncokoza uri kurushaho kundakaza uri umugabo se nkwiye kugufata buryo mu byubahiro byawe nsanzwe nkubaha mbabarira wigendere urabisaho nagukuye uko bari bameze amafoto yawe yose narayihanganiye yego wenda nanjye sinoroke ariko basi igendere ndabaza gusohoka ugende ndabizi nzagukumbura ariko mbabarira ugende genda manura imyenda yawe ngiye indi muri garderobe mba nayikoze isuku wigendere. Ana aho bigeze niba ndambiwe nka divorce uranyumva ariko ibi ntabwo nabishobora kwirikunda ngo nuko arani wankuye ibi ntabwo nabivamo uranyumva nicyo washakaga nicyo warutegereje dukore divorce tugabane sibyo ushaka kubera ko twasezeranye ivangamutungo rusange ivangamutungo risesuye urashaka ngo dufate dupasuremo ugende ushyire Shalon no urabizi icyo wakora cyose ni umugabo wawe aho warambuye hose ntabwo ibi ntabwo bindeba undobanga gusa ibyo ndabirambiwe n'ubwambe n'ubwanyuma niba utashaka okay ndagenda mpande gusa bigendere ese basi urumva nta koze ufite nta kosa wakoze aho si kosa nakoze ni iriya naryo uburiri bwanjye gusa Shalon njye naje hano sinzi n'igihe nagereye Lucas urumva divorce twimuke aho gukora divorce twimuke simfite zimwe sebyiri seshatu izo zose nizo ushaka aho uzajya usambana nzajya nkwimura aho usambaniye nkwimura sibyo iki gitanda sinshobora kongera kukiryamamo ariko se twimuke tuvanga so mumwe dukore divorce ngiye ko kwizingira wumva akiziritse ku muhoro asiga kawuciye shere navuze nabi nk'abandi ariko se amusore navuze nabi nk'abandi nararongoye cyangwa nararongowe usabye imbabazi ngo ryama mugabo mwiza atambuka kuryama ryama nta kibazo n'umuryango mutware umuryango wakirana amazi mumwe bafite inyota urayo dore amazi yo kunywa reka nkorosa ndabasakurije ariko
cya divorce kibagiwe ngiye gupanga kwimuka gusa ndananiwe. Shalon bashinja koko. urumva mbwira ngo nze nyabi kumushaka wambuye Ingenge Lucas nguhamagara. niko ngurankumbuye siko warumbwiye byibuke niko warumbwiye ntabwo ndi kuguhamba Ntabwo nshobora kuvuga ariko mpamba. Ushaka kunjyana? ntaho nshaka yuko mujyana kuruhuka. Sérieux? Uri gukora ibiki? Ndi kugusuhuza ahubwo niba nagusuhuje se Anshuje gutya wongera usuhuza. Iyo nsuzo yawe rero ni ubwa mbere nyumvise kuba navuga. si nziza Mbizi. ni nziza sheri. Okay. Ana ari. Ana ntabwo ari na Sonia namutumye turi twenyine ahubwo Bari danje. reka mutware kuryama uruhuke. Uransho. anatagusanga hano Uranshobora. yego ndagushobora. Uranterura. Yego sheri. Ngo anterura turebe. Ufite imbaraga we. Njye mfite imbaraga we. Yego ndabizi ko uzifite. Tujya kuruhuka. Uzi mami wabibonye reba ukuntu uzirabanyenza Wajya umenya ko ndi gucura. Bwabucura buyibebeza. None Ikintu kiri nkoze. Mama sindi bucura. Mba ngomba guteka. Bana banjye mujye mukomeza mukundane gutyo. Njye ntabwo namukunda. Ni ukuri pe biranezeza iyo mbona mwishimye. Kandi uko kemera kakunda kure. Njye namukunda. Ukuntu gahangayika. Mama ntabwo umukunda. Kandi nanjye nzaharanira kugira ngo ibyo byishimo byanyu muzabihorane. umva ndabara Mwese mwese shiri oya mami basi araza nyuma. Gusa babucura mwabayemo. ese byumvira kuri mama jya umenya ko uri umuntu w'umugabo muwoza jya urwanirana nanjye Hasi mwebwe mushonda nkuduhinje nk'utunyoni. Yego ariko bucura Naho mwenjoye. uritetesha. bari kukurya Ese ubwo uzagera mu rugo rwawe ukitetesha gutyo? ngatangiye none Iyo myitetesho yawe yo kwibebeza. Mfite amatsiko y'umugabo w'umujyana. nanjye mfite amatsiko y'umugore uzashaka Uzibona Uzazana bucura. Ratozi uzashobora kwibariza kubona iki kintu cyane kizubaka ntikizajya kiriza buri munsi kigata. Nashaka gutaha noneho uri kumufasha wowe ngo kugira ngo anserereze Sinshobora kuzana umugore wa bucura. Bitewe n'imico mubona rero. mbese gucura wakwemera gucura tuba turenze mama jya umubwira. Umva rero bana banjye nuko muzakomeze mujye mukundana iteka ryose njye mbona mumwenyura. Ndabakunda cyane. Ibintu byose biba kuri iyi si nzabishakisha mparanira ibyo byishimo byanyu ko bitazacika. Sibyo bana ba? Ndabakunda. Turagukunda. Okay, nari mbarongo rero mwibereye mutware. Ahubwo se mami akameye. Dukunda Cyane sheri. None se uribuka ko mfite anniversaire? Yego ndabyibuka cyane. Aha. Rero reka tuvuge ku bya anniversaire yanjye ndashaka pati irenze ariko
namaze no gukora bije ibintu byose bisigaye no kumuha amafaranga gusa ubu ibintu byose narabiteguye kandi igomba kuba ko kirenze igomba kuzamo abana bo kwa minisitiri kandi ntabwo bagomba kubona ko duciriritse sibyo rero ndashaka ko nakoze bije nsanga miliyoni ibaze ko nasanze miliyoni imwe gusa imwe ako ni akantu gatoya cyane sibyo rata umva nkongereho 300,000 seriye ni ukuri kw'Imana umva mwana wanjye ibyishimo niyo mpamvu ugiye ubundi runda mu muwanjye ibaze miliyoni uzi nanjye munyehera agasanga njye kwimira byari wese anniversary ni yawe ahubwo woza miki kuri mama natama gift kuri anniversary yanjye natama gift uzi sawa ujye umenya ko njye mushiki wawe wenyine ugira miliyoni si nyinshi uzi yo anniversary yawe nigera miliyoni zo ebyiri oya kandi se mama none njyewe kandi uzira warebyiri sha genda miliyoni ebyiri ngo gene miliyoni si nyinshi ako shana ya bere nawe umutwitse ikirori cya miliyoni mbabara winyishyira mudu mami njye ntabwo nakemera miliyoni ni nyinshi we bagwa miliyoni ebyiri ababucura we Auntie. 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 Auntie, umeze neza? Ndi kukubaza niba umeze neza. Sagatsinda akazinduka kurusha umwaka. Ariko ntawe wakira. Ati ndi ngize ubwoba ngize ngo nawe bansize kandi ari we muntu nsigaranye kuri bisi. Kuki utabusize aho twavuye aho twibitiye ukaza wahindutse wagahitana so Bwakeye niyo mpamvu ngize ngo hari ikintu mubaye. ese gushinze aha ngaha Wanagura ngo muryamye hano. uretse n'ubwoshe kwana Oya nuko ngize ngo hari ikintu mubaye. sibyo ni iki Cyari kibaje aho kiravuga. washinze igikingura igira utese ugiye kugishinga ugira uti Ndetse nari muhanagure gute. ndakubwira n'undi munsi sinzajya kuko wabishinze hejuru uri kunyumva
Shumva imbere se. Akantu. Nicyo kimwe mu ndego. Tujya kwimuka warambwiye ngo hari abo ubanza kujya gukora mu cyumba kimwe kubera ibyakorewe. Nangako Soko wa Shalon, genda hanze. ako se uzajya ukora mu mahane uri mwana. Agashinze amatwi nk'ayo kwavu. Ako se ukora mwana ubereye aunt. Usi muri iki gitenge ushaka gutanga ubusobanuro. Ntuhorere ku modoka. Gusa ngo byararangiye rero. Nimutse. Umutima wanjye ntabwo wimutse. Umutima wanjye nta nubwo wahanaguritse. Icyo nashakaga ni kiriya gitanda. Iriya nzu ya nda yayinjiyemo. Gata. Bisubiremo. Ntuhorere ku modoka. Watega moto. Ubwa mbere n'ubwa nyuma usubiye mu kazi.